Hello guys, nitwa Curious Tedo, tugiye gukomereza kurebera hamwe uburyo bwo gukora beat muri FL Studio. FL Studio ni porogaramu ikorwa na Image Line. Aba ari porogaramu nziza mu gukora ibijyanye n'ingoma, amabiti, amamelodi meza, ariko na recording amajwi. Tuzabirebera hamwe. Icyiza cya FL Studio ni porogaramu ushobora kugura cyangwa ukabonera ubuntu, ariko akenshi ku mbuga nkoranyambaga hose ibonekera ubuntu kandi ikora neza. Nkaba nkora tutorials ku ba beginners kuri FL Studio na Nuendo Steinberg. Mwari mumaze iminsi mumbaza muri comment no kuri WhatsApp impamvu ntakiboneka. Ibikoresho bihagije biba ari ntabyo, kandi tutorials bisaba kuyitegura igihe kirekire kugira uhe abagukurikirana ibintu byiza bitomoye. Nagarutse rero nimukurikirane. Nkora Afrobeat ariko cyane cyane tukibanda kuza hano iwacu mu Rwanda, tukagerageza kuzigira modern. Ariyo mpamvu twazise mubyibuke modern Kinya Afrobeat. Ubu ngubu tugiye kurebera hamwe abagabo b'imitwe, uburyo bworoheje. Urufunguzo rw'iyi ndirimbo ni C. Noneho reka tubizane tubishyire muri playlist. Reka iyi niyo bita playlist, reka tubishyire muri playlist. Iyi ni melody, reka tube turekeye aho melody. Reka noneho turebe ingoma. Tugeze mu gika cyo gushyiramo ingoma noneho. Inshuti yanjye, mureke dukore injyana
injyana yacu very special. Iyo bayita sheka sheka kinyuguri kinyuguri sheka mbese ko ntiringanijemo neza kikajyamo nubwo iyi rope yari iri ku 107 ariko ubonye mbere yo kugira rope ijye neza mu ngo muri gukora uyiringanizamo neza sibyo se sawa reka dukomeze. Nyuma ya sheka reka twongeremo icyo bita ramu rope, twatuguma dutoya tw'uruhande baba bafashe mu ntoki, nzi icyo uyu munsi nishoboye. Nayo itegereza ukuntu ngiye kuyiringanizamo neza kuko ntabwo iringaniyemo neza. Ubwo rero ngomba kuyiringanizamo neza, ahasigaye uze kuri pici, kuri icyo bita gupicingamo neza. Ukaringaniza neza kabisa kugira ngo abantu cyane umuriro wa hatari. Reka turebe kiki umurindi. Mwabyumvise ariko
inoze